Hello, how are you doing? Mumeze mute? Welcome back kuri Storm Magazine 60. Ndabashuje cyane mwe mudukurikiye. Ndizera ko muri amahoro, ndizera ko meze neza mudukurikiye mwereye hose hano mu gihugu cyacu Rwanda. Ndizera ko ibintu ari amahoro cyane. Hanyuma rero nk'isanzwe ndi kushema Pacifique, iyi ni Storm Magazine 60 nkoremeze kubabwira. Tuba tubazana amakuru y'imyidagaduro ari kugenda avuga by'umwihariko hano mu Rwanda. Tukaje kugenda tuyanyuramo kabisa tubabwira uko ibintu bihagaze, uko ibintu byifashe mu byidagaduro nyarwanda. Hanyuma rero uyu munsi ngufite ingingo zigera kuri ebyiri ibitaramo biri kugenda bizenguruka igihugu cyacu Rwanda, ni Summer Country Tour ndetse n'ibitaramo bitegurwa na EAP cyangwa se East African Promoter, n'ibitaramo bya MTN Watch Music Festival biri kugenda biba hano mu Rwanda. Yes, hanyuma muri izi ngingo uko ari ebyiri kabisa ibyaranze igitaramo Summer Country Tour bitangaje kabisa birimo ibura ry'umuhanzi witwa Bwiza kabisa bari bitezwe ko n'ubundi agiye kuba yatanga isho cyangwa se ibyishimo mu karere avukamo ka Bugesera nk'uko yari yabisezeranije abakunzi be. Ibyo turaza kuba tubigarukaho, tugaruke ku kijyanye n'impanuka yagize ndetse n'ubutumwa yagize gute yagiye ahereza abafana be kuri social media nyuma yuko n'ubundi yahamagaye kuri stage akaza kuba atagira gute atagaragara. Hanyuma rero muri EAP cyangwa se East African Promoter itegura ibitaramo batangaje ko nabo umuhanzi witwa Kivum King atari buze kuba yagaragara kuri stage y'uyu munsi. N'ubundi novuga ngo ni ku munsi wa kabiri w'ibi bitaramo bya Watch Music Festival cyangwa se MTN Watch Music Festival byari biri kubera mu karere ka Ngoma. Baraza kumenya kabisa ibyibura ry'umuhanzi witwa Kivum King kabisa muri iki gitaramo ndetse n'ibindi byinshi kabisa byose uraza kugira gute uraza kuba ubimenyera hano kabisa kuri Storm 60 ngwaye ikaze. Nyemerera dore ku bitaramo bya MTN Watch Music Festival cyangwa se ibitaramo bya Watch Music Festival nk'uko bamwe babyita, ni ibitaramo biri kugenda bizenguruka igihugu kabisa. Ngira ngo abanyarwanda abantu murabimenyere kubera ko ni ibitaramo bibaye ku nshuro yabyo ya karindwi kabisa, n'ubundi kuva byatangira mu mwaka wa 2019 kabisa. Ngira ngo abantu barabyibuka neza cyane kabisa. Hanyuma rero muri uyu mwaka wa 2026 byaberaga mu karere ka Ngoma kabisa kuri stade n'ubundi akarere ka Ngoma niho ibitaramo byaberaga. Hanyuma abahanzi bagera kuri 7 nibo n'ubundi bitabiriye cyangwa se baserukiye abandi mu gitaramo n'ubundi cyari giteganyijwe kuri baba abahanzi bagira gute bagera 8 nk'uko n'ubundi byari byabaye mu karere ka Huye. Hanyuma kabisa haza kuba habura umuhanzi gira gute umuhanzi witwa n'ubundi Kivum King kubera ko ngira ngo abakoze barimo Davis D, barimo Roskana, barimo Amaron, barimo witwa Mahana Deborah, akabamo witwa Bushari, akabamo witwa Kenny Soul ndetse n'abandi batandukanye kabisa. Akaba hafashwe kabisa n'umunota cyangwa se nagahe ko kwibuka umuraperi yitwa yitwa Joshua cyangwa se J Paul cyangwa se Joshua Tuyishim. Ngira ngo abantu baramuzi cyane kabisa ko ni n'umuhanzi kabisa witabiriye iyi show cyangwa se iyi Watch Music Festival ku nshuro ya mbere mwaka wa 2019 ndetse ayigarukamo mu mwaka wa 2020 kabisa. Ni nyuma yuko agira gute ni nyuma yuko yitaba Imana. Hanyuma rero hakaba hafashwe kabisa igihe cyangwa se umunota wo kumwibuka. Hanyuma rero abanzi batandukanye ba performance cyangwa se koze stage muri iki gitaramo kabisa bashimisha abakunzi babo kabisa, abantu barishima. Abanzi bakoze stage zidasanzwe kabisa barimo Chris Easy, barimo Mahana ndetse n'abandi kabisa bagiye bagira gute bagerageza kuba bagira gute bashimisha abakunzi babo. Ngira ngo nk'ibisanzwe nk'uko byari byagenze mu karere ka Huye, abahanzi batanze ibyishimo kabisa cyane ko n'abahanzi n'ubundi bakuru nubwo harimo abaje vuba cyane kabisa. Actually ntekereza ko ari abahanzi bamaze kugira gute gukora igikundiro mu Banyarwanda kubera ko abahanzi bakunzwe, ariko bikaba ibintu bitari kuvuga cyane. Ndavuga ibitaramo bya MTN Watch Music Festival kubera ko hari ibindi bitaramo bya Summer Country Tour biruguza abagabo babiri barimo Bruce ndetse na Ben biri gutuma kabisa ibi bitaramo bya MTN Watch Music Festival bitagira gute bitavugwa cyane. Ariko nagushishikariza kabisa kuwe
ukunda umuziki nyarwanda ujya ugira gute ukurikira ibitaramo, kubera ko nabyo ni ibitaramo bigize gute, ni ibitaramo biryoshye biri kugenda bigira gute bishimisha abanyarwanda muri rusange. Hanyuma unyemerere dushifting naho nshaka dutinda uyu munsi twigire kuri Summer Country Tour. Abagabo kabisa bari kugenda bakora ibidasanzwe, bari kugenda bakora amateka kabisa mu nce zitandukanye z'igihugu, ubwo ndavuga Bruce ndetse na Ben, hanyuma hakiyongeramo kandi Kitoko bibarwa ndetse n'uwitwa Bwiza kabisa utabashije kuba yagira gute yagaragara muri show yo kuri uyu mugoroba kabisa mu karere ka Bugesera, nibyo tugiye kuba twakinjiramo neza cyane. Hanyuma ngira ngo murabizi ko ibi bitaramo byatangiriye mu karere ka Musanze n'ubundi, hanyuma abahanzi barimo n'ubundi abona bamaze kubabwira haruguru barimo Bruce ndetse na Ben bashimisha abakunzi babo, tutibagiye Kitoko ndetse na Bwiza nabo batanze show muri kano karere ka Musanze, cyane ko bari mu hanzi nabo bagize gute bishimiwe, ariko n'ubundi kubera ko like focus y'abantu abenshi baba bagize gute baba bayishyize cyane kuri Bruce na Ben, hanyuma bigatuma batita cyane kuri stage cyangwa se kuri performance z'abandi, ariko mu by'ukuri nabahanzi nabo bagiye gute bagerageje kujya gute gukora akazi gakomeye, cyane ko iyo urebye nk'uwitwa Bwiza ababyinnyi ajyana kuri stage ndetse n'uburyo performinga of course ni ikintu cyiza cyane kabisa. Hanyuma byatangiriye mu karere ka Musanze, hanyuma bikomereza mu karere ka Bugesera. Hanyuma mu kuva mu karere ka Musanze abakurikirana cyangwa se abafana ku mpande zombi bari bemeje kabisa cyangwa se bavuga ko uwitwa Bruce uwitwa The Ben ari wagize gute abashije kuba yagira gute yaha show cyangwa se yatanga ibyishimo ku bafana be kurusha uwitwa Bruce Melody, ari byo kabisa bise kuba yaragize gute ngo yaramukubise akanyafu kunda, ariko nibyo abafana hanyuma bakagira gute bakavuga ko uwitwa The Ben mu karere ka Musanze yagize gute yagize stage nziza cyane kabisa idasanzwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo yitwa Thank You Magaza zamfashe kabisa, ari nayo yagize gute yasorezagaho kabisa yazatumye kabisa agira gute atanga show nziza ari muri karakare. Yes, hanyuma rero ibitaramo byaje ko byakomereza n'ubundi mu karere ka Nyagatare, aho bivugwa cyangwa se aho Ben yita n'ubundi mu rugo iwabo, hakaba ari n'ahantu Bruce Melody yagiraga amakenga avuga ko ashobora kuzagira gute kuzakubitirwa kabisa, ariho agize gute afite amakenga n'abafana be bakavuga bati The Ben ashobora kuba agize gute afite fan base nini cyane mu karere ka Nyagatare, kubera ko bivugwa ko ariho avuka cyangwa se ariho umuryango we uvuka, hanyuma akavuga ko n'ubundi ashobora kugira gute ashobora kuzakubitirwa, ariko total difference n'ibyabereye kubera ko ngira ngo mwarabibonye ko uwitwa Bruce Melody yakoze performance idasanzwe kabisa, ibintu akabishyira ku rundi rwego, akaza bitandukanye nuko yari yaje mu karere ka Musanze, akazana ababyinnyi kuri stage akabasha kuba yayimanaginga, hanyuma rero akabasha kugira gute kuba yatanga show cyangwa se performance yo ku rwego rwo hejuru mu karere ka Musanze, nubwo ay misori mu karere ka Nyagatare, nubwo abantu batagiye gute batemera cyangwa se batemeranywa ko n'ubundi hariya mu karere ka Nyagatare hari warushije undi, ariko mu by'ukuri amaso y'abafana cyangwa se n'abandi barebera umuziki ku ruhande barabibona ko kabisa witwa Bruce Melody mu karere ka Nyagatare gize gute yatanze show bigatandukana n'ibyo abantu bavuga cyangwa se n'ibyo abantu bari biteze yuko The Ben ashobora kuba afite fan base nini, bishobora kuza kuba byagira gute byamutera gukora performance idasanzwe n'ubundi, cyane ko ari bube ari imbere y'abafana be cyangwa se n'ubundi y'abantu bamukunda cyane, bivuga ko agize gute ariho avuka. Hanyuma abari batahiwe na bakunzi b'abahanzi bombi n'ubundi bo mu karere ka Bugesera i Nyamata kabisa, aho umuhanzi kazi Bwiza yari yahize avuga ati ngira ngo abantu barizi ko n'ubundi uyu muhanzi Bwiza agize gute avuka hariya mu karere ka Bugesera, yari yahize avuga ko kabisa agomba kuba yagira gute agomba kuba yahasho abakunzi be n'ubundi bo muri kariya karere kabisa ka Bugesera, akavuga ko yiteguye kuba yatanga igishoboka cyose, ariko Bruce na Ben akagira gute akabazimya, urumva ari iwabo kabisa mu karere ka Bugesera. Nyuma rero
ngira ngo nkuko mubizi n'ubundi niwe ujya ubanza kuri stage kubera ko n'ubundi ni bimenyere cyane kabisa no mu Rwanda ndetse no mu yandi mashuri akomeye cyane ku isi. Abahanzi bato cyangwa se dufata nk'ari bato n'ubundi bagira gute nibo babimurira abandi kuri stage. Hanyuma nkuko byagitezwe cyangwa se nkuko twagiye tubibona n'ubundi mu turere bagize gute mu tundi turere bagiye bakoreramo Bwiza niwe babanzaga. Hanyuma uwitwa MC Lucky cyangwa se Lucky Nzeyimana muramuzi cyane kabisa, ni umunyamakuru wa RBRT ndetse akaba n'umushyushyarugamba cyangwa se MC mwiza, niwe n'ubundi uri kuyobora ibitaramo. Hanyuma mu kumamagara kuri stage ngira ngo umuhanzi kazi Bwiza yamaze iminota kabisa igera muri 20 yose kabisa ataragira gute ataraza. Hanyuma biza kumenyekana ko n'ubundi uyu muhanzi kazi yagize impanuka ubwo yagiraga gute ubwo n'ubundi yazaga muri iki gitaramo cya Summer Country Tour. Ariko mu gihe n'ubundi igitaramo cyagiraga gute cyarangiraga hari ubutumwa yagize gute yageneye abafana be n'abakunzi b'umuziki mu Rwanda muri rusange. Ngira ngo tunyuremo hanyuma tugaruke twibera n'ubundi iby'iki gitaramo tunasoza. Mu butumwa bwe yanyujije ku rukuta rwa Instagram yavuze ko yagize ati mbikuye ku mutima mbiseguye kuba ntabashije kubataramira nk'uko byari byitejwe, urumva. Hanyuma aravuga ngo ikibabaje nuko nagize impanuka nkiri mu nzira ngiye igitaramo cyabereye bituma bidashoboka ko ngeraho nagombaga kuririmba, ariko nzi neza ko benshi muri mwe mwari mutegerezanyije uko nari kwitwara kandi byambabaje cyane kuba ntabashije kubana ayo n'amagambo witwa Bwiza kabisa nyuma yuko agize kabisa impanuka nyuma mbere yuko gera gute n'ubundi aza mu gitaramo tumwihanganisha kabisa. Ni igihombo gikomeye kubera ko nkuko yari bitangaje na hano yiteguye kuba yagira gute yataramira kubera ko ni mu rugo agatanga performance nziza cyane kuri we hejuru kabisa, ariko ntago byaje kugira gute ntago byaje kuba byamukundira yitwa Bwiza. Hanyuma rero n'ubundi abakunzi baba bahanzi bakomeje n'ubundi bumva uwitwa Kitoko Bibarwa niwe wagiyeho kabisa arimba indirimbo ze zitandukanye cyane kabisa, indirimbo kabisa nazo mwakunze kubera ko n'umuhanzi nawe ugize gute ukunzwe cyane. Hanyuma rero nyuma yuko uwitwa Bwiza abuze ku rubyiniro hahise hakurikiyeho n'ubundi nk'ibisanzwe uwitwa Kitoko Bibarwa mu ndirimbo zitandukanye cyane zirimo kabisa nk'itwa Agakecuru kabisa arimba indirimbo zitandukanye zirimo Rukundo, Akabuto, Rurabo ndetse n'izindi kabisa zirimo Thank you Kagame. Hanyuma abasha kuba yagira gute yashimisha abakunzi ba. Hanyuma rero bidatinze kabisa mu minota mike uwitwa The Ben mu ndirimbo 20 kabisa yari yateguye yamanutse kuri stage kabisa nk'ibisanzwe, abafana kabisa barazamura batera hejuru kabisa nk'ibisanzwe nk'umuntu babiteguye cyane. Hanyuma arimba indirimbo ze n'ubundi mwakunze cyane yiteguye kabisa playlist indirimbo nyinshi cyane kabisa zirimo indirimbo yitwa Follow Me Yana, zirimo Habibi, zirimo Indabo Zanjye, zirimo Roho Yanjye, zirimo Amahirwe Yanyuma ndetse n'izindi kabisa zigera kuri 20. Hanyuma aza kuba arisoreza ku ndirimbo yitwa Thank you my God. Hanyuma agira gute atanga ibyishimo. Hanyuma rero nk'ibisanzwe nyuma yuko The Ben avuye kuri stage ni we wakurikiwe n'uwitwa Bruce Melody aza n'ubundi agira gute asoza iyi show. Bruce Melody yasose cyangwa se yaserutse mu ndirimbo zitandukanye, ariko mbere yuko n'ubundi agira gute aririmba yagize like entrance cyangwa se intro idasanzwe kubera ko yinjiye mu buryo n'ubundi budasanzwe bigaragaza ko cyangwa se byerekana ko n'ubundi n'umuntu witeguye cyane gutaramira Bugesera. Navuga ngo uyu muhanzi mbere yuko n'ubundi ajye ku rubyiniro yari yateguye moto zigera kuri 2 hanyuma zisakuza cyane kabisa zagombaga kugenda, hanyuma nawe akagira gute akazimanuka hagati, hanyuma ubundi agasanga ababyinnyi ku rubyiniro kabisa. Ni nako byagenze kabisa, aramanuka agira gute atanga ibyishimo. Hanyuma mu gihe yamaze nawe yarimbye indirimbo zigera kuri 17 kabisa zirimo Funga Macho, zirimo Ikinyafu, Ikinya, Celebrate n'izindi kabisa yabasha kuba yagira gute yahereza abakunzi be show nkuko muri kugenda mubibona hano. Hanyuma rero nawe ushaka kudutinda this is Turumbaga 30 ngushimiye wakoze kuri subscribe nawe kandi ari mutarayikoraho abiza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane kabisa. Ndiko Shema Pacifique ndaba ku da right.